ushaka kuyijoininga urareba video description urasangamo link ikuyobora ku buryo uri bukore account. Hanyuma ibindi turashyiramo na nomero za WhatsApp, ugize ikibazo ushobora kubaza cyangwa ugahamagara. Nkuko mubibona reka tugende dutangirane n'uburyo account yari imeze tukinjira muri business. Nkuko mubibona aho nari maze gucreatinga account ngeze ku buryo bwo kwishyura dukoresheje MTN, nibwo nari ngiye gukora. Ngira nkuko mubibona hano nari maze kwinjiramo ngiye kwishyura. Nta kindi nakoze usibye guhita nohereza amafaranga 5,000 kuri nomero baguha, ngira ngo iyo ni SMS y'5,000 y'amafaranga nohereje. Turihuta cyane, iyi ni account igifunguka hari haro balance 0. Yatangiye kuzamuka hajyaho 2, nyuma y'aya mafaranga hahita hajyaho 4 kuko twakomezaga gukora cyane. Nyuma ya 4 hajyaho 7, ngira ngo mukone uburyo account yagiye izamuka. Nyuma ya 7 hajyaho 9 kuri 5 twashoye. Muri ayi 9 ubu ni uburyo ukoresha winjiza aya 9,200 twase tuyabikuza. Ushaka kureba proof dore ngaya yahise agera kuri Momo, twavuga ati ya business niyo koko. Profit muko naho 13,000 aha hamaze kujya 4,000 nyuma ya withdraw ya mbere hahita hajyaho 6. Profit yitiba 18, balance ari 8,000. Yagomba kubona ko balance hano yari igeze ku 11,000, hano yari igeze ku 14,000. Turihuta cyane, aha yageze ku 17,000, igeze ku 21,000 tuhita tuyabikuza. Ngira ngo ngayo yahise aza kuri Momo. Iyo ni withdraw ya kabiri. Nyuma y'iyo withdraw twarakomeje turakora, dore hari balance yahise ajya 16, hajyaho 26, hajyaho 52 nkuko murimo mubibona. Aha ni withdraw ya mbere y'9,200 n'iya kabiri ya 21 twakuyeho. Twarakomeje turakora tugeze mu 55,000, 68 agezemo. Turakomeza 80,000 byagezemo. Bigezemo nta kindi cyagombaga gukorwa usibye gukora withdraw. Reka turebe video ngira ngo ngayo y'uburyo byayenze kuri Momo yamaze kuhagera. Iyi ni video yerekana withdraw. Nkuko mubibona nukuza ugakanda withdraw, hanyuma ugahita ushyiramo amount ushaka kubikuza. Iyo dushaka kubikuza 80,100, hanyuma ukaverifyinga ko utari robo, warangiza enter amount urashyiramo 80,100. Njyewe niyo nshaka kubikuza, hanyuma ukande withdraw. Kimara kuyikanda hacamo igihe gitoya amafaranga yawe agahita kugeraho. Nkuko muri kubibona ni 6:27 aho twari dutegereje kuba twemera kubikuza. Ngira ngo muri kubona ko byakunze. Iyi mbibutsa ko ari withdraw ya gatatu, kandi kubikuza ubikuza igihe ushakiye, nta masaha basaba. Tuhita tugaruka kuri dashboard. Ngira ngo muri kubona ko dashboard hasigayeho amafaranga 64. Total withdraw ni 112, ari nayo profit imaze kuva muri iyi account ya Twiga Mart. Ngira nkuko mubibona bahita baguha email ako kanya. Email y'ako kanya yuko successful withdraw, yuko bikuje. Dore ngayo ahise agera kuri Momo. Nta minota yaciyemo twakoze withdraw 6:00 nabaye muri video habaye 7:45 amafaranga yahise ahagera. Ngira ngo mwese murabyiboneye byose murabibonye. Mbibutsa ko ushaka kujoininga reba video description urebe link irimo, hanyuma ujoininge ukoresheje iyo link. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza. YouTube mfiteho amafaranga, noneho ikaze muri kuntu kuri amafaranga. Iyo wamaze kubona dashboard imeze gutya, ukora kuri buno burongo
butatu. Iyo buno burongo butatu bwanze ujya muri Play Store ugasakingamo Chrome ukayegera update bihita byemera noneho reka amakore. Okay, ubona ko wafungutse uburyo bwinshi cyane. Hano ni muri team, hano ngani muri team, hano ukuntu bikora, hano ni level 1, level 2, level 3, sibyo? Hano muri level 1 iyo winjije umuntu muri business kwa link ya account yawe akayinjiriraho, we wamwinjije baguha 2. Okay, none nyine uwo muntu ahita ajya muri level 1. Hano muri level 2 ni wa muntu wawe winjije akinjiza undi muntu, uhita ubona amafaranga 1,200. Utabigizemo uruhara ari umuntu wawe winjije undi muntu. None uwo muntu wawe umuntu yinjije umuntu ajya muri level 3. Nyine ni hahandi n'uwo muntu wawe umuntu yinjije ajya hano muri level 3, sibyo? Okay, aho ni muri team. Murebye muri team hajyamo abantu binjije n'abo winjije ya. Hano ni kuri withdraw. Iyo ukoze kuri withdraw hano ni ukubikuza amafaranga ari kuri main balance. Hano ni ukubikuza kuyari kuri YouTube, hano ni TikTok, hano ni ibibazo, hano ni kuri games, hano ni story. Nyine ureba ukuntu wagiye ubikuza amafaranga wagiye ubikuza. Hano ni kuri reseller panel, hano ni ibisanzwe, hano ni kuri game bisanzwe, hano kuri spin and win. Hano iyo wakoze baguha spin free na spin and win. Spin free rero arebye n'ibintu n'imikino y'urusimbi. Imikino y'urusimbi ntabwo nakugira inama yo kuyikina, ariko ikimara kubona dashboard uri mushyashya ukora handitse free spin. Iyo wakoze uhita ubona ikintu cy'ikiziga ukareba ku ruhande handitse free spin, ukakora nyine bahita baguha inshuro imwe yo gukaraga ubutaha urasheta. Okay, hano ni uburyo bwa pay click. Hano ni kuri ads, urabona ko ni reviewer ads. Hano reba ads nawe bakakwishyura. Hano ni WhatsApp earning. Hano rero WhatsApp earning ni uko waramaze gutumira abantu 2 muri no business. Iyo wamaze gutumira abantu 2 WhatsApp earning tifunguka. WhatsApp earning rero ukuntu ukora kuri WhatsApp earning. Reka mbere ukuntu ikora yo ntabwo nayo basobanura nabanje kubereka mwe imbere ukuntu hameze. Okay, dutegereze. Okay, urabona ko baba bashyizeho ikintu nyine tubisanzwe. Hano ukora download, ino foto uyidownloadinga bisanzwe. Iyo umaze kuyidownloadinga ujya kuri stat yawe ukayipostinga ukayishyiraho, ukaza gufata screenshot nyuma y'amasaha 28 ya views wagize, ukayizana hano ukayishyiramo hano ugashyiramo views wagize na nimero yawe, ukahita ukora upload, baza kuguha amafaranga. Views ngiye ifite 28. Okay, hano ni kuri WhatsApp earning. Hano ni kuri reviewer TikTok video. Hano reba TikTok video bakakwishyura naho. Hano ni reviewer YouTube video. Hano nyine naho ureba YouTube video bakakwishyura. Hano ni kuri trivia. Bakubatoza tworoshye cyane ariko wadutsinda bakakwishyura. Ya urebye ni gutyo Twiga Maths meze. Reka turebe icyambere. Iyi ni business wajyana aho ushaka ku isi hose. Ni business mpuzamahanga wayikorera ahantu hose ku isi ushaka. Ni business winjiza amafaranga amasaha 28 kuri 28 mu minsi 7. Ni business wakorera mu rugo iwawe. Ni business itanga umudendezo mu gihe, ikaba business itanga umudendezo mu mafaranga. Ikindi ikaba business wakorana n'umuryango wawe wose, kuko ntabwo isaba ubundi buhanga, ntabwo bisaba kujya mu ishuri n'ibindi. Ni ikindi ni business yo gufashanya.